rero ubwire bara kwanza bari abantu wowe ikundira iki nikunda abakobwa ubundi ukuri guca muziko ni kugire gute gushyi ariko rero ntabwo yaba umugabo umuntu ugitekereza igikoma nk'icy'abana igikoma rero ariko se ko yaje kubasura igikoma mwamutekeza baragitetse mu mwanya wo none umwana yakugenda no mu igikoma uruhinja kweli Yes, bakunzi ba BKN TV uyu munsi wa none twifuje kuganira n'aba basitari banyu ndabona iruhande rwanjye ndi kumwe n'umugabo bita Paul na Peter hakurya bari umusore tutazi tumaze iminsi tubanya nimba yatwibwira ntituzi ese amazina ya burya witwa Ndewera yes babone rero n'umwanya wo kumenya umwana w'umuzi umugabo ra baranzi ntabwo tumuzi ntabwo nakwibwiye n'ubwo wa mbere ariko nakwibwiye n'ubwo wa mbere ntabwo nakwibutse izina ryanjye ushobora kuba bibwiriye mu gikari kandi uri umuhinzi burya abahinzi aba ntabwo ari abahinzi ariko umuntu wibuka neza yamwibutse wowe wari umuzi rero ntabwo nari muzi ibwire n'abakunzi ba BKN babashe kumenya twaganiriye neza azi izina ryanjye ntushaka umuntu uvugira undi kandi ahibereye ufite umunwa se Peter agendanye ihibereye nayo umunwa njye ndashaka kureba ko wibuka neza ese ko utinya kwivuga ugira nk'umuntu ubona ko afise isoni bajya muri uriya yabanga afise isoni yose ngaho natwibwire bibwire n'abakunzi ba BKN babashe kumenyaho bamaze iminsi bakubona ukinira imbere za kamera ntawe uzi nimba uri umumotari nimba uri umuki twibwire muri rusange wowe ukora iki witwa nde ndabona wambaye n'akagofero k'abasilamu uherutse kuvumbira hidi cyane umusatsi wawe njye banyita Rashidi murabona n'umugabo ari umusilamu cyane umukafiri ikimuranga se ni iki ahubwo se ni iki wahera ahakana ko nari umuyisilamu ese ntabyigwa ni nyine nibyemere ko ndiyo sinjye ubikubwiye oya abantu b'iki gihe rero hari igihe bihimbira uretse urashaka nkwereka irangamuntu rwanditseho uwisilamu se cyangwa nyereka nyine ikiranga mu mwisilamu nuko niyogoshesheje gutya niyo ngofero y'abisilamu oya n'inyogosho Peter uzi twa tugofero abasilamu bakunda kwambara iyo bagiye kurya umuceri yego muratuzi reba uriya musatsi w'ibiri batwita kalomba mchele kalomba mchele mwari mwajya kuvuba umuceri uwo mabi we yabaye umukara ibi ngibi ni by'abasitari bihimbira inyogosho hari umusitari ukurusha kuba umusitari wese n'uri umusitari uri umusitari ariko watweretse ubundi inyogosho wowe ukaba ugira ngo turebe inyogosho ufite muri iyi minsi ingofero reka bareba wesha ngo uri umwisilamu ntacyo reka turebe twereke nawe inyogosho iyi bayita gute rero iyi ni sitiri nyine yaje oya iyi nyine izina ryayo bayita gute iyo style yawe none baratangira kuyogoshesha benshi ndabizi Peter byagucanze iriya nyogosho we yagucanze ni urwembe yiharuza icupa rimwe na rimwe ubwa mbere nayibona inyogosho reba ari ukuntu harura mu mpande ubwa mbere nayibona yikorera ibituma niyo mpamvu arekaho umusatsi hejuru ashanga arayikora nawe wamenya nujya mva banavuga ngo bikorera nanjye ndikorera sinari nabibwiye kuva ngo uri umushumba nyine ndikorera umushumba yaba umusitari gute yaraheze mu matungo kandi nyine ndikorera cyangwa se umushumba arangwa n'iki nisi kimuranga umushumba isukura gihe ki kandi uri umushumba uranira isuka mfite abashumba bagira umwanda abashumba se bagira umwanda abashumba nyine abashumba ntabwo aganiriye nabi none se abashumba ni benshi hari abapasiteri tunda umuvugabutumwa niyo maso ndi umushumba cumba intama zo mu itorero uyu washumba amatungo y'ubwoya ubu yasize atahira ariko twese ikiza turayoboye icyo tuyoboye nicyo gitandukanye njye nyoboye abantu uyoboye amatungo uyu nguyu ayoba abakirisitu be uyoboye amatungo nanjye niba amatungo yanjye uyoboye amatungo ariko se Peter ko atatubwira wowe urabona uriya muntu yakorora amatungo akororoka murebe oya nyine reka duhere ku ruhande rwa Peter atubwire Peter wowe uyoboye iki yewe ariko nahoze kare numva ngo uyoboye ibyuki hano ibyo ntabwo bisubirwamo ni muvumvu hano aranaranga abakobwa ibyuki byose uraheka ubu turi ku ishuri ubu ngubu kuri lisite z'icya cumi kutariho ko utatanze icya cumi se mu bakristo ubwo wabona aho pasiteri amafaranga tuguha wirira abapasiteri nk'amwe rero ntabwo turabemera maze ubundi utanga icya cumi ari guhakana utanga icya cumi kandi rodiya badusubize ndashaka kubwira abakunzi ari aba BKN mbwira indirimbo imwe y'Imana uzi wumvishe barimo mu rusengero imwe yonyine urwo rwose ese gusenga
tubwira indirimbo rero baririmbira hariya bumve n'akajwi kawe urumva ngo wari umusitari ujya bita se rasita baririmbira rero bumva akaririmbo kamwe kawe tubwe mikoro akira batwike bose hariya bumva ukuntu uririmba ariko komeza urugendo watangiye wicika intege wahisemo neza sani turi kumwe hari n'ukuntu babyina burya ngo uhoraho utari kubyina amahoro amahoro uhoraho ari ibyishimo byanjye yewe komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Adele bakuririmba indirimbo dukomeze tube turi kumwe no gucika intege rero twahisemo neza Nyagasani turi kumwe gusa ntaguciye mu ijambo iyo ndirimbo igiye gufasha iki iyo yumvishije iyo nanjye kujya mu bitekerezo ndakuririmba turi mu bitekerezo se nibe bitekerezo bituma nibi ibyiza ntabwo wadutandukanyirije nyine hari igihe abarimo atekereza ibiryo akahita atangira kuririmba cyangwa itaririmba tubwire shonje nyine nibe bitekerezo bituma uririmba izo ndirimbo shonje nyine uhamagara iyo mu ijuru nihora Peter nawe ni kubigenza oya we ntutubeshye uhita uhamagara abakobwa urimo nagira icyo akura ukunda ikizi wavuze abakobwa ari niba urimo nagira icyo akunda uratayikundira iki rero urubwire kwanza bari abantu wowe wikundira iki nikunda abakobwa ubundi ukuri guca mu ziko nikugire gutya gushyi bwamwumvisha ngo Peter yikundira abakobwa ariko se gafuko ukunda ibiki wabajije Peter Paul wo ukunda iki ngiye buriya mu buzima nkunda kuganira n'abantu njye nkunda kurya uko njya sinakunganara urana mugenzi wanjye utagira ngo arya amashashi murebe ngiye kurya ntabwo mbi atunzwe na envelope nanga gusuzugura nkarya ariko buriya iyo wanze kurya usuzuguye abantu batetse ubusuzuguye umuhinzi wabihinze ubusuzuguye ababicuruza mu isoko ubu rwose ubotesha agaciro ariko ku mpamvu zo kubaha n'umuco twatoje nyine wo kubaha uremera ukabirya kandi ukabiryana umutima mwiza cyangwa umutima mubi niyo mpamvu ubona yego nyine ntabwo wasuzugura ibyo umuntu aguhaye byaba ari bibi byaba biryoshye ese Paul wari wumva wagira igitekerezo cyo kuba umuyobozi muri quartier mutuyemo ya hano waba umukuru w'umudugudu gitifu guverineri w'intara perezida cyangwa ukabona perezida yewe wenda w'igihugu ubundi kuyobora nuko uba warize niko byumva nawe Peter kuyobora ubarizera niko byumva ubundi kuyobora ni impano uba waravukanye nabyo birashoboka ubwo se urumva wowe wigirira icyizere ko umunsi umwe wazaba umuyobozi wo muri quartier gitifu wenda na koperative perezida yewe ubundi nakwiye ko buri muntu afite impano kugira ngo ndayobora ntabwo nashobora kuyobora kuyobora bisaba ibintu byinshi kuyobora bisaba ibintu byinshi ntabwo ari impano gusa ariko hari n'umuntu ushobora kuba afite impano yo kuyobora ariko ubundi kuyobora ni ukuba ufite mu mutwe hafunguye ngewe ariko iyo mpano nyibabonamo niko mwabishobora iyo mpano urayifite wowe nimba ushobora kuyobora abakobwa hajyana abakobwa bangana iki bagutumye kuri Peter Peter buriya nari nakubwiye bangahe ariko ni benshi Paul nawe ushobora Paul ngo ayobore korali byo nyine nose kuba wakwicara hano ugatanga interview ugasubiza ibibazo byose bakubajije ubwo ntufite ubushobozi nyine ubushobozi nyine hari igihe nyine uba ufite ubushobozi ubashe kugeraho hari n'ubushobozi budafite kugeraho ubashe kugeraho ubugeraho uba utabashije ntabwo wabugeraho ubwo none ushatse kuvuga ko wenda nta opportunity ubona wenda uburyo bwakugeza ku buyobozi gutya ngo ube umuyobozi cyangwa wumve ko nawe wajya guhatana kuyobora wenda hari igihe ayo mahirwe wenda ntabwo arakuzaho ayo mahirwe ngende kubona yuko ayo mahirwe ntayo mfite ariko aramutse aje wabikora yavuze ko ntafite
we kubw'impamvu z'umwanya Gafuku ntitwamutinda yavuze ko ari umushumba we ntiyayobora nta nubwo twabimukekera atayiziwe n'iz'abashumba b'ingure murabibona reka dukomerezeho Peter reka nkubaze akabazo kamwe ni ibihe bintu ukunda kurya ibiryo ubona ukavuga ati ngiye kurya n'akari mu nda gakumangira kari mu musozi tikingura twatewe buriya ikintu nkunda kurya ni akanyama akayara ingurube se yaba ari iz'inka yaba ari iz'ihene izidatetse n'izitetse zose uriye byose nkunda n'izidatetse ihiye nyine ihiye Peter Paulus we tubwire we ni ibihe biryo ukunda kurya ukumva kabisa igifukira wanyu kuya agacupa ko ndabizi ngo mukunda utuntu dusembuye buriya dufuro nawe muburiya itema ifuri iri mu icupa mwakwiroherayo tubwire nawe Paul ubundi nyine abantu dukuze nkatwe dukunda nyine agahiye agakoma se dukunda data wibamamariza bakwishyuye se bakwishyuye se wibamamariza ukunda agahiye niyo waba cyangwa igikoma cyangwa amazi y'imvura cyagashira dore ko nta igikoma ubundi ni icy'abana n'abangaba uyu nguyu kubera umufuka w'ubwatsi bamuvunnye agomba kunywa igikoma uracyari umwana ariko afite umugore ntumubone gutya ngo umusuzugure afite umugore umuntu ukuze utuye igikoma nkaho akiri umwana afite igikoma aricyo yamubonye mu bwanwa ni uko bwameze amatara ariko hari ufite ubwanwa ubwana buracyamurimo cyafite amashereka mu maso ese buriya amashereka muyabona gute ntubona ko afite ubwanwa nubwo bwakuze nabi yariye nabi mu buto bwiwe yonse iminsi mikeya ariko yarariye ntumubone kuriya ni umuntu mukuru yego yarariye yego ariko rero ntabwo yaba umugabo umuntu ugitekereza igikoma nk'icy'abana igikoma rero ariko se ko yaje kubasura ari igikoma mwamutekeye da baragitetse mu mwanya wo none umwana yakugenda no mu igikoma uruhinja kweli Gafuku ngura umwana da wagira ute se sha umusaza arambara akamburamo igikoma pe reka mubwire ko n'igishya sinkubone ku meza ntuyegere utera umugongo ureba umusaza se yagwana n'abana ibikoma umushyirire mu nkongoro mwe n'icyo atahana agenda anywa Peter nawe ukunda igikoma Peter nawe ufite amashereka ku maso da niko babivuga urumutse ariko se Gafuku we muvuga ntiyumutse urabona ntose ndatese ukunda igikoma se nk'icy'abana wumva wari umutse ariko ndumutse ni akazu yaza radi umutseho gakeya umutseho gake ariko buriya ko imipantaro ni umuntu mukuru yes dukomeze ikiganiro cyacu bakunzi ba Bikayi TV ndabona n'inshuti yacu yaje ntajya yogosha umusatsi buriya nicyo kintu kimugora nawe tumuha ikaze aza tuganirize Peter uramwibuka uwo mugabo ndamwibuka ni umwe wabwiye cya gitutsi kiremereye urakibuka cya kintu namubwiye Paul nawe uramwibuka ninde wibuka izina rye arivuge atarinze yivuga imbere y'abakozi ba Bikayi akira mikuru muha ikaze umuvuge mu mazina barakwishyura barakwishyura turamwishyura kubera ko tumaje igitari kumwe cyangwa aho namwibagiwe neza ubwo natwe rero twibagirwa ntituva hano ariko rero mwahora bari kumwe n'uwo ni abayibuka ntacyo ubwa mwibagiwe muhe mikoro nayo ibwira abakunzi ba Bikayi TV yisetsa ubusa nicyo kibazo agira yisetsa nk'indashya abakunzi ba Bikayi ni Sumbirigi ukora iki uri umuvugabutumwa uri karyasi ukora iki rero yewe si nta kintu ndakoretse kurya icyo kintu najya nkora uwo mwuga ubundi wasanze wo kurya twawufashe niba utifuza ko nkumena amajigo hindura umwuga ni ngewe urya hano uwo ukora iki ariko sinakora iki kiganiro ariko uko biri kose umwuga nkora Peter muri filime mwakinnye yatwitonze Sumbirigi yararimo yakoraga akayi kazi wabo yakoraga akazi ko gufura gusa se niko yakoraga nimubyibuka Paul warebye izo filime warazikurikirana twitonze series ndatekereza warazirebye bihagije sibyo
Sumbirigi yakoraga iki muri iyo filime rero? baraje baza kumwaka akazi abaha akazi umukozi wo mu rugo se atanga akazi kwa bosi uyu nyine abangaba baraje baza kumwaka akazi kwa bosi arabemera ati no kwandagara tinimuze mba mugushaka akazi nimuze mbaha akazi. Ako se buriya zira filime mwakinnye mufata umwanya mukazireba mukazikurikirana? Muzirebera cukuki nta hantu mufite muzirebera baberekera zira filime ngo mukurikirane uko mwakinnye? Bagomba kubikosora mukireba ukuntu mwakinnye. Ntabwo urireba? Akwirashe ko nta televiziyo ufite cyangwa tuguterere hari indorerwamo se ukine wirebe. Kugira ngo wanere ibantu siki ndoro kuvuga nirebe. Ntabwo mwagenda ahubwo cyo nareba by'ikimwiriye. Niki ureba rero cyukwire wajyaje wireba? Enda ka televiziyo. Ka televiziyo. Yagatera nanje hari ngajya nini. Ngaho ukajyaje wireba. Ukareba na Sumbirigi rero wawe. Ari gukina ari gutambuka nyure genda nyuraho. Oya zaba ziri mu mpamvu se waba waramwibagiwe ko yarigeze kuba n'umukozi wa muri filime mwakinnye? Ntabwo nabyibagiwe. Nako nyine kuba ndamukoresha nyine akaba umukozi wanjye ntabwo nibagiwe. Ese ubu ntiwaba ufite imyenda yanduye ngo urebe ko yaba akikibuka akazanga ku miseri? Oya shanje nayifuje. Yaje yiteguye afite isabune mu ikota aho ngaho. Ndetse ntabwo yaje gufura nayifuje. Wayifuze? Waramwirukanye se? N'umukiro ugenderaga mu modokari wambaye amakoti. N'ubundi aracyari uwanjye. Aracyari uwawe? Kandi se gute wimesera uri umuntu w'umukire? Paul, wowe ndibuka wakinye muri filime wari umukire nawe? Waba wibukamo uduce waba warakinye twagushimishije muri izo filime mwagiye mukina? Akantu nibuka asoma kara ko ngo ntiwakibagirwa usoma wa mukobwa bita Mango. Se ubundi uracyamwibagira nimero ze? Cyangwa se akora akazi ko gusigaza ntabwo arababwira akantu kamushimishije nyamara ako yakavuze ni agake kagushimishije we wibuka ku giti cyawe muri filime mu bakina? Nuko akantu nibuka nuko uriya mukobwa wanjye ese yitwa nde? Tubwira izina rye n'umukobwa wawe. Kubera ko tudaherukana nyine ubu ntabwo ubu Peter avuye aha nkamujyana igihe cy'ukwezi wakwibagirwa izina rye? ese ni ukwezi gusa tumaze. Umaze amezi angahe se? Ni atatu. Ubu atatu waba wibagiwe izina ry'umukobwa mwakoranye? Ari umukobwa twakoranye umunsi umwe ariko ntabwo nahise ko ryandika mu mutwe ngo ngaho tubwire rero ikintu cyagushimishije wenda nawe nimba arimo aragukurikirana abashe kwishima avuge ati buriya Paul ahari aracyanyibuka nk'umuntu twakoranye akazi. Ndatekereza mu tukinakorana mu minsi iri imbere. Ngaho gira akantu mubwira rero kandi tubwire nako kantu nyine akantu nibuka nuko yagiye gutembera araza asanga njyewe nticaye mu rugo mutegereje n'umuntu w'umukobwa kugira ngo waramutegereje nk'umuntu w'umukobwa cyangwa nk'umupapa? njye ntegereje uwo mukobwa wanjye menye igihe atahira. ako kantu niko nibuka muri filime yose wakinnye wibutsemo gusa ukuntu wicaye ugatekereza ukibuka igihe umukobwa yari uwo mukobwa araza arambwira ati papa ko wicaye wenyine ntazi umwana wanjye ko wasize nari ngutegereje kugira ngo nuza tuganire wumva nagiye mu kazi tudaherukanaho kugira ngo mubone n'umwanya mbonye kugira ngo utegereze tuganire. Ati papa urakoze cyane ati nanjye nari ngukumbuye. Ako kantu niko nibwa cyane. Ese buriya kuri abo wagiye ukina filime hari icyo byakongereyeho ku ruhande rwawe? Hari icyo wabonye wiyongereye mu mwuga wakoraga cyangwa byasigaye bya bindi byawe byo guhora nyine baze bakakubaza ukitahira? Hari icyo byakongereyeho gukina filime? Ibindi wenda nyine nibuka ibindi nuko tugitangira kuva ngo tugiye gukina nabonaga uriya mukobwa nabonaga uriya twakinanye filime. Ese Sumbirigi wamwibukije izina akareka guhora atandukana? Bamwita Orange umwana witwa Orange. Orange mwana wawe? Mama Orange niwe Pome. Orange mama Orange. Ngaho komeza nyine tubwire. Ubwo rero nyine icyo gihe namubonye navanditse ikindi ubu ngo ntabwo ari umukobwa ubu ni umugore. Ubu ni umugore. Mwumvishe ko Orange yakoze ubukwe? Ni Pome. Niba batumiye kunywa inzoga rero namwe ntimwaza ngo mwinywere. hari kure tubura itiki.
ipantaro yitaye mu hari kure yitaye bukeye mu gitondo yatashye nyine yabunuje yewe uyu nguyu Peter nawe urabyemeye koko shoko ntari mari nabibwa ko n'ikindi patron ariko se Peter nikibuka kuri Sumbirigi cyane yakoraga muri filime hari ikintu akundaga kumushinja cyane ngo akunda gukora iki ikintu akunda namukundiraga nuko ajya akwibutsa ngo udahamagara udahamagara umukoresha wawe ngo amuhamagare ntabwo bisobanuye nazirikanaga patron yazirikanaga patron hanyuma se nta bandi bantu mwakinaga bakuzirikanaga muri iriya filime mwakinnye nta wundi wibuka kora bajyaga mbakosha ari wowe n'uyu muri babiri iriya kuyuka nindi